Imana iti muzaza umwe nk'uko twabavanye mu nda z'ababyeyi banyu umwe nimurangiza muzasiga imusozi intizanyo twabatijije. Icyo dufite yaba ari umubiri, icyo dufite yaba ari ubuzima, icyo dufite icyo wiyitira ko ari icyawe none ahangaha ni intizanyo bimuda muaqata, ni intizanyo y'igihe utazi, ahubwo wagutijije igihe azaza gutarura icyo we yaguhaye. Ibi biba impamvu yo kugira ngo twitekerezeho cyane cyane bigishoboka, kuko hari amasaha, hari iminota bidashoboka, cyane cyane ko dutungurwa. Ubu twicaye ahangaha kubera impamvu, ariko kenshi nkunze kubwira abantu ni ubu ari wowe wamaze kugenda abantu. Allah yaravuze ngo yemwe bemeye Allah subhanahu wa ta'ala, alaykum anfusakum, mujye mwihugiraho igihe abo mwari mushinzwe kubwira no kuburira mwababuriye, akazi kanyu mukagakora, mukababwira, mukabereka ububi bw'ibyo barimo, ariko bakanangira bagakomeza gutsimbarara. Mujye mwikomereza mubanire Allah neza, munatinya Imana, naho ibyabo ngabo byo mwebwe akazi kanyu mwarakarangije. Ubwo rero umuntu babwira atinya Imana, buriya byaje muri hadith intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo inna sharra an-nas, umuntu mubi imbere ya Allah kuruta abandi ni umuntu uzabwirwa ngo ittaqillah, tinya Imana wa muntu. Yarangiza akakubwira ati ilayka anni, ndakwiyamye mbabarira, nakumvishe ibyo mbwira ndabizi. Hari abantu bagira ubwibone. Allah yaravuga ngo naho mwene Adamu ngo niryarantuka, ngo mwene Adamu antuka iyo yemeza akavuga ngo ittakhadha Allahu walada, ngimana yarabyaye. Allahu akbar. Wallahi iyo umuntu yihandagaje akavuga ngo Imana yarabyaye, Allah yaravuze ngo ni igitutsi, ni ukubahuka Allah, ni discipline nkeya mwene Adamu abagize kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaravuze ngo iyo mwene Adamu yihandagaje akantuka avuga yuko nabyaye, burya ni igitutsi gikomeye cyane abandutse. Isa zihakana abantu yawmal qiyamah, babwire yuko abamusenze bose n'abamugize igitangaza bakamwita umwana w'Imana, bari'un minhum, ari kure nabo. Fa'ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo abyara mu Islam, niyo myemerere agomba kugira, kuko hari abantu b'Islam ujya kubona ukabona umuntu yinjiye idini ariko muri we akantu gikaramuvamo neza. I'lamu jayidan, mumenye ko Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, ntiyabyaye ntiyanabyawe. Rero uwashaka yari, uwashaka yanywa, uwashaka yakwambara, uwashaka yakora ibada, yarangiza akigisha umwana uko yibeshaho. Icyo nicyo gikenewe. Rya unywe ukore ibada zawe, ahasigaye igisha umwana uko yiteza imbere, icyo yimarira. Ariko kumva ngo nzabimubikira, urabimubikira akabisambaniramo, akabinyweramo inzoga, akabyicaniramo na bene wabo, ni ukuvuga ngo wateguye ibintu ntiwategura umuntu. Wateguye ibintu wibwira ko ari byo bizafasha umuntu, nyamara wari gutegura umuntu akamenya uko ashaka ibintu. Cyo nicyo gikenewe. Aha rero abo tubyara ni mubabyare, ariko fungura imiryango, mwereke uko yigeza ku byo akeneye mbere yuko akurebamo ko ari wowe akeneye. Igihe ujya kubona ukabona urugero nka mushiki wawe aje iwawe, uri umugabo, asanze uri kwikoropera, we na madamu yarushe yicaye muri salo. Uwo mushiki wawe ugasanga ahise asubira iwabo, ngo ma ngo mwana wawe ngo baramurangije, ngo bamushize mu cupa mu vide, barapfundikiye tayari, baramurangije. Gute se ngo ngo nasanze bari gukoropa no gucana imbabura, ubwo si bamuhinza ati bamurangije. Ibyo n'ubujiji. Barakallahu fikum. Twe mu dini w'Islam umugabo byari muri sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gufasha ariwe mu rugo. Byaje muri hadithi bukana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhdumu ahla, ngo Rasul ajyaga korera imirimo yo mu rugo, kabafasha ariwe mu rugo. Rasul sallallahu alaihi wasallam ntacyo bitwaye kuba wakubura iwawe mu rugo, ntacyo bitwaye kuba wakoropa, ntacyo bitwaye kuba wateka, ntacyo bitwaye kuba wakoza ibyombo. Umudamu ashobora kuba ari kukumesera ariko nawe ukoza ibyombo ugakoropa. Ibyo ntabwo byitwa umuganzwa, ntabwo byitwa ngo bamuha inzaratsi. Barakallahu fikum, wallahu a'lam.
umugore ari mukuzana umukozi umugabo akamwanga ngo ni mubi ariko narahumiwe pi kuranga umukozi wa mugabo ngo ni mubi koza isahani nabyo ariko Alex ndari mukunkorera aho umugore koza amasahani birajana n'imirundi minini ya Alex ngo uyu ngo ntafite agasura keza uzi ko ariho bari mukurebera abakozi ubu nyine ngo gute ngo nyoye ko none ndahumiwe pe ngo nyohereza amafoto ndebe umukozi ariko nono ibihigo biri hano muri Kenya ari ibihigo umugore ari mu kwiyaranja akabona umukozi akamuzana yamushitse umugabo yamureba arya akareba imirunda akareba akasaya ngo ni mubi ngo gukoropa bisaba uburanga ariko nono kunyuguza ibikoko mu isafuriya aho birasaba kuba umuntu afite amasoso ngo uzazana agakobwa ngo kinzobe Muka joker mana?